Bite se ko wasinziriye hano? Sha birumvikana pe. None se ko nduzi impamvu dufite none byagenze gute? Zanshiranye uyu munsi nazimaze hakiri kare. Sha harya mu rugo ntuhazi? Ndahazi. Hano ubwo retse kunzanira imbuto ariko. Ntago meruka guca mu nzira ziwanyu niyo mpamvu. Okay, ejo nta kibazo uzanzanira imbuto ndazishaka. Nzakuzanira nuko sawa. Hako haguruka dore n'imvura igiye kugwa. Ndani. Nabo wazanga. Babarira rwose. Garamtse. Garamtse neza. Garamtse. Ninje kureba madamu hano ngo. Madamu arahari. Oya, madamu yari mwana kwa muganga. Nasubu ko nari muzaniye imboga ngo amahirwe yagenda gute. Shatse, soko kura bigenza gutera. Ko ntazi guhase ngo ndamuhahira. Hako nambazaniye n'ibintu byiza nta kibazo nawe wareba. Nago nabishobora disi we. Yesu. Neba nukuri mfite ibintu byiza. Bose wahangeye. Sawe ntabwo wahaha niba madamu adahari koko. Umva mubwire. Bose ibi ntabwo ari ibintu byanjye. Ibaze rero nkumuvuze ngo mbihahe yaza akambwira ati bamahiye nabi. Urumva nasobanura iki? Nyacuruza ibintu byiza n'ubundi asanzwe amahira nawe wahaha nta kibazo. Yumvisha ko ari njyewe nta kibazo nta kintu yamutwara. Ntabwo nashobora rwose. Ndahombye pe. Madamu yawe yiriwe hano ndahahisha ibintu byanjye byose bigashira. None ubu ngubu nta ndonke nibubone ubuse. Kanihangane ngende nakuze. None se uva mata? Karaga. Ubundi. Ubucuruza amafaranga ngari kumuze. Wenda ncuruje ntacuruza neza. Aka kabasi kanje sinaburamo n'ibihumbi 7 ku munsi. 7. Ariko gasigara n'igishoro. Kirasigara. Ese ufite abana? Mfite umwana umwe wonyine. Ufite umugabo? Oya nta mugabo ngira. Umugore mwiza nkawe umugabo.
asa abagabo b'ubu none ukambwira iki kaza kuvuga ngo rwose nkwimishije amafaranga icara gato mukambwira mu cyo numva rero wamdamu nubwo nakuze amafaranga ucuruza uyu munsi ngiye kuyamuha ugiye kuyamba amafaranga nari gucuruza uyu munsi gendaga ku kigali gake ngiye kuyaguha rwose utazavuga ngo agire umwaka muri urugo sibyo twega imana naba ngize ikamenya kurebera mu nzu hanyuma utahuze guhahira uwo mwana ni ukuri murakoze ni byiza mabuja wari waje si naje nasanze bosi wenyine yari yambwiye ngo abantu bagiye nose ko utanzaniye imbuto koko nazibuze nashakashatse ahantu hose mu masoko nazibuze ariko dore nakuzaniye n'imboga nziza nta kibazo wamahira kanze nkugure karoti n'intoryi ndabafite byiza Şerefine mi zor? Allô? Oui. Ni wowe uvuye mu rugo? Wowe wazanye imboga? Okay. None ubwo oya ntabwo byakunda ahubwo reka tuzabona n'ejo saa 11. Kuri ka kabari kitwa B1 ejo saa 11 rwose uzaze wambaye neza sheri urabona ko nagukunze
na ya mafaranga nibwo nzayamuha. Ese ko madamu yahisaza nta kundi nayo kubigenza. Sawa. Ntuzanyicire gahunda. Sawa. Chérie, bite?